kuguza byakane ari umuntu koko katsi mugo kuguza byo uravuga ngo nundi nakuje nzakuje atarakubikije ahubwo mbwira yigurata oya mbese ngiye gupfase mfite amafaranga ngende mfe ko nagara yawe ariko sizere nizo na yawe njyewe nayakoresha yigurata oya nje ntabwo nabimubwira icyo gihe mbanze ko nayabika gusa ngi ahubwo yabafashije oya wapo nayakoresha mu kigege yambikije uziko uzatuma n'abantu bakuguriza nyazagira umbaza oya arakwishura Vestina arishura ariko kubagura mu bintu nabwo mwishyura gake ntabwo nayaterurira rimwe nimbuvuze ngurije miliyoni nabitekereza ungurije miliyoni ngiye n'inyaterure nyaguhere rimwe nese uko yo wakora fateri oya biragoye nayo nabikira mu kimbanizo nyine ko yafatera imwe wowe unagira uko ateye buri munsi agira uko ateye mumaye miliyoni nzayaguhereza 200 nongera ndi 200 paka 200 mpaka arangiye yego cyanje kukubiza we ntabwo naterura amafaranga yose munyago insimbeho ni yose nyaterura rega nagara yawe ko Vestina no kumubikira byose ni bimwe byageze ndanga tunuzongera kubitsa kubera Vestina arakubwira sha kama nshaka gusevinga ko Vestina iyo afite amafaranga cyo cyose ashaka ntago ajya abika amafaranga ntabwo yamananiye kama nshaka gusevinga ngiye kuzajya nkubitsa none nkambayego aha kanya kabonyeje muri 200 kamwe ngo kuwa gatanu nzokoreza ngiye agatemba ngo wese yamira cyane ari ikibazo gifite Vestina mbwe ngo wahita nubundi twasanye ko ramonara tubikuje yego nuko ngo tayari araguhamaga Vestina nagazi ahita guhamaga ati ngo bumaye magana so ubu Yesu ari amafaranga yose yatangiye koko byose muhunitse yogura akantu kamwe ubwo Yesu aje ibifaranga byose muhunitse mwabitaye mwabamuti muyahunike ganyumvira amafaranga yose munyagura akantu kamwe rudori ukuvuga telefone ariko shaka vana we da babies nisi n'abantu ibaze nituranata ukukoko tubireke ibyo bintu oya mubivuge nta kibazo izo biba bimeze bite kugira utese nimba afite amafaranga mahumba hari ikintu wumva washatse kuki utakigomwa baza wumve kera narigomwe kera nkabona abana bambaye neza bambaye za paparankunda nyine reka nanjye mu gihe ngomba kubyigoreka banza wumvera kera barambaraga za paparankundi babaguriye kuri Noheli bambaye za paparankunda mama rankunda basa neza ngiye mfite ikirondo ni cyanjye nagize bisa ndayirara njyana kurepeta njyana gusenga nkora iki none ngiye Imana nyera udufaranga mbamoni udufaranga nifuza ikintu sikibone kubera iki none ngiye mfite amafaranga ariko nyine akantu kitwa kwigomwa narakujya ukamenya numa komanda restaurant kaneza waza Dorcas ibiryo byo ikintu cyita kodarenga niyo mpamvu ngenda namukundaga ko ari mu rugo abaga yicaye Dorcas ari ikintu nimwe ku muryango genda gifate n'utabishaka naguryeho cyane yanjye ugomba kubaho neza ukarya neza ukaba umeze neza iyiteho ikunde rero buranga iyo umuntu atazi kwigomwa nawe ushaka gusevinga ngo azaki Vestina nakubwiye ati akubitsa amafaranga agenda kuba mu rutume ngo yamera akabazo ndiza ngo kuko adashaka kubigicira uzanarebe umuco gusevinga ni mwiza ariko banza wumve impamvu n'abantu bazi bize cyane badakira bafata ibintu byose bakabishyiramo imibare business ubwenge ni uzari umuntu wandi utarize arashora nta bwenge atitengara aho ikintu arakora itarakira arahinga uwo aragenda agakira ariko undi wize urebe niki nta bwenge abishyiramo anakabishyira mu bwenge bwinshi imibare n'ibiki ariko wa muntu wandi utarize sawa akoresha sakabahabye mwarize mwarize mukajya muri za kaminuza na za masters abakoresha kandi nta kintu yize anyways reka twigaruke ku bitaramo byacu ariko mbere ko tubigaruka Instagram yanjye azajya Instagram yanjye uzagera live ndagera live mbivuga mukire mu buri brag mwe mu nyiforo wingire nyiforo wingire turajya kubyusange bya ndatomboka nuko komeza kumucungira hafi iyo umuntu yaza gutomboka gushyiraho n'abantu b'abakozi b'Imana bakamusengera tukareba ko yaguma hamwe naho ashobora gutomboka
cyangwa se agira abantu bamubuza muto nagazamuka atabivuze kimenye Vestina Vestina tungiye cyo nkwemereye icyo nkwemereye reka tubanze dukore igitaramo turirimbira abantu nicyo cy'ingenzi bitubara gusuzanya nganyumvira gatoya wese gatoya meya tuzaba reka twitumira abantu bazi dutaramane nicyo cy'ingenzi kandi byanga byemera icyo umwanzi yifuje ntabwo kizagerwaho twitaramire turirimbe umuririmbira abantu gusa none ngiye mu kintu ushaka ko tuzakora ikiganiro tukavuga ndashaka ko ikiganiro buri muntu wese uzabitumirwa hano muri Canada azaze azi ibintu by'ingenzi tubivugeho uri kumva tujye tunakora iki kintu nacyo ni cyiza nushaka uzamwemye byandike tuburira abahanzi rega abahanzi indirimbo ziravuna isuku kubeshya urugero muri studio ukuntu bivuna indirimbo iravuna none gukora indirimbo ukavuga ati indirimbo Imana izafashe ikundwe bimere gutya na gutya biravuna biravuna cyane video biravuna rero umuntu kuza akabifata nkaho bitavuna birababaza kagira ngo nuta video twa WhatsApp birababaza pe birababaza n'ukuri cyane ibintu oya ibintu z'akazi k'abashaka ngo tuzabivugaho nyine nidusoza igitaramo cya Edmond tubaye dukora igitaramo cya Edmond kugenerwa azuri wife material kabisa wife material sibyo ibyo bihuriye he hata nibyo ruduruka uriya bita dusoza ikiganiro aradushishura mbabare atagira umuntu ukatira wajye nta muntu mbwirana nagira umuntu uko muzabivuga oya hari abantu benshi reka mbwira hari abantu benshi tuzatubivugiye oya nanjye nkwijeje ko ibyo bintu tuba tugomba kubivuga umuntu aza muri iki gihugu ukagira ngo ubayeho neza ngo umeze ute kari kukubaho ubu byose muzabivuga byose ku murongo reka dore nawe uzabuka ufite agatima gato tugenda uwa batatu agatima gato ndajya kubika amabanga umuntu utambikiye ibanga ndari mubikira uti umuntu utambikiye azaraguma igise ubu biriya byose yego n'ibyawe humura ntuzarushye dufite nene se kakagendo tuvuge nk'urugero kakagendo kava ahantu hafunze nko mu masaa 7 y'ijoro harimo akabeho kenshi karakagendo babura kukavuga oya nyine rega njye kamubwira nibyo ntabwo wareka kubivuga ariko hari nk'ibintu utazana hano ngo ubwire abantu hari ibitavugika bitavugika tuzashaka uburyo tubisasa bivugika ni iki kitavugika kandi biriya byo ari iki kitavugika no kuburira abantu benshi binababaho biriya byo no kuburira abantu nta kibazo n'undika biranavugika njyewe nta muntu uneseka ngo ngende kwibwira abahanzi cyangwa muzakora inama y'abahanzi ngewe nze mbivuga ari n'umuhanzi mukuru byabaye binaha oya nawe nuko ataza ngo abivuge uri kumva nuko ataza nawe ngo abivuge gusa njye nzabivuga njye umuntu wankundaga nanga azanyanga ko yakora ikintu nakimwe kora kuvugishira ukuri njye ntabwo yanyanga pe ntabwo yanyanga ko iki kintu nakivuze hari igihe uza uri kumva hari igihe uza hano hantu wayi Kigali abakakwirogera hafi no kuguturitsa uzanya amafaranga uri kumva yose yaguze telefone tuye tuvugisha kuri radiyo sibyo hari igihe ujya uvugisha hari igihe nk'ubu ushobora kuzagenda nawe ufite abashuti ufite ikibazo ngo wavuye muri Canada mbese mba mubwire iki kuvugisha ukuri ni bazi ngo ufite amafaranga ngo ukoze iki vugisha ukuri genda uvugisha ukuri njye nizeye umurimo w'Imana yego bitwaye iki yego oya tugomba kuvugisha ukuri yego Edmonton reka duhure kuwa gatandatu Vestina muramuzi abashyenga ariko navugishamo akantu ko guca amarenga njye ni ikintu kirambabaza hari umuntu njye mbwizikora agaseka akagira ngo ndi muri black kandi bari kumubwirira iki kintu kimbabaza ariko mwiza umuntu kuri agaseka nk'ubu aga topic twagira ngo turambure icyiza twayivuga nishimye pe niyo mpamvu wamwabonye nyina nyikwepa ya mavuta twa turimo cyagiye ntabwo mavuta dukora ikintu kimwe tukiri oya ya mavuta twa turimo cyagiye
ntabwo ariyo ubu ngubu turimo ntabwo ubu ngubu ko duhagaze ariko ndetse mwashyigiye kiriya topic ngo tuvugaho abantu tunonosore bayumve neza. Aya Doroka nanone kandi ikindi ntabwo tuba tugomba gukora ibiganiro bimwe buri gihe. Ubwo ikiganiro nka kiriya tuzagipanga tugitegure neza ndabeshya ko mwari mwabipanze se mwibeshya rega nyuma nakubeshya ntabwo umwuka turimo. Abandi ntabwo ndi umwuka wo kubwira abantu ngo nibafashe kandi ngiye yego ndakivugira ngewe ndakitumira abantu mu gitara. Neza ko tugiye kuvuga kuri ibi bintu mwanze ko tubivugaho tuzavuga gusa twabivuzeho iyo murimo murahuha. Edmonton muze twitaramire twiganirire ve ngamba se kadusoze. Oya reka bwira abantu ko atameze, bwira abantu ko utameze neza. Oya ngiye kamubwira hari ikiganiro nshaka ko tuzakora ndikumva ikiganiro nshaka ko tuzakora. Yego nukuri ntabwo umeze neza babibeye. Oya meze neza batujya kwandika ngo ndi mu bitaro meze neza abagarategere ngo meze neza nta kibazo cyakigero tuzakivuga. Yego ngiye nabyemerega uzandika ibyo tuzavuga uzabyandika ntitugeraho hano oya Doroka niwe azabyandika. Zabyandika kandi hariyo kondisime nta kintu kiri burenze ubu haraguma ibyo twanditse nta kibazo. Urabyemera ve tugikore vuba ikiganiro urabyemera ko Doroka azagitegura nta kibazo pe ibintu nzandika nibyo tuzavuga nta kintu cyarereyo ntari gusa tukabivugaho pe tukabivuga tukaba tuzavuga ku by'ingenzi. ubusubwo ekomano siko umuntu i Kigali ari ibintu biba bitavuga yakabije anniversaire agera muri Canada. Okay Doroka ntigera atanabyemeye wowe tuhawe inshingano zo kuvuga ngo Doroka siyumiwe twabiciyemo tegura ikiganiro cyose tugiha abantu bamenye uko urugendo rwose rwagenze. Ariko anyways duciye ku ruhande rwari urugendo rw'umugisha rwo kwiga amasomo menshi guhura n'abantu benshi cyane b'abakozi b'Imana. Icyo ni kimwe mu mijyi itandukanye nabyo ni ibintu byo gushima buriya. Reka mubwire ariko nanone urugendo rw'umugisha gusa nanone niwitambika umugambi w'Imana uzabikwa. Icyo ni kimwe uri kumva ikintu nabwira umuntu ugerageza kwitambika umugambi w'Imana ugashaka kurwanya umuntu w'Imana uri kumva ugashaka nyine kubabaza umuntu w'Imana aho urapfa. Icyo cyakwica ntugikinishe uri kumva ugende nyine umufateho ijambo cyangwa umubangamire cyane aho urapfa kabisa urapfa. Nababara akajya gusenga arira karakubaho ko ngewe navuze ngo ngiye gusenga umuntu yambabaje kamubaho biseri. Iyo wambabaje biseriye ukambabaza nyine kakubaho kabisa. Ushobora kuba waramenyereye kubabaza abantu benshi nta kintu ariko finali hari igihe ugera ku muntu w'Imana. Uzanarebe nabwo nk'urugero nka ba Dawidi n'abandi bose bo muri Bibiliya abantu benshi bagerageje kubarwanya hari aho bari. Umuntu wese yaje kurwanya ubwoko bw'Imana katuvuga ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli ukurikije inkuru zose ukuntu byagenze umuntu wese wabarwanyije ibyangoye urabizi. Rero natwe twahawe umugisha tuba abana b'Imana. Rero nukinisha umuntu w'Imana usenga none kakubayeho ukumva ko ibihangano bye uri mu biyabangamira ukumva ko nyine uri mu jene uramubangamira umufate nabi bituza oya aho birakabije. Wagerageza undi muntu wese n'iki ariko nugerageza umuntu w'Imana shyiramo discipline shyiramo kubaha. ngo nuko iyo umuvuzeho urebwe ukamufataho ijambo pe. Iyo umuvuzeho agira views akora iki uri kumva urarebwa cyane urinjiza n'amafaranga yewe gusa hari isaha bitagomba kurenga ibyo ntabwo ibyo bintu biramba bita bishira ntabwo bimara igihe. Yego si no kumuvugaho njye sinshaka no kuvuga ngo iki byo kumuvugaho iyo umufashe nabi sibyo nta muntu ndi kumenshoninga ahantu gusa iyo umuntu w'Imana ugira umugisha wo guhura nawe aho kugira ngo witware neza
agusige n'uwo mugisha cyangwa amavuta rega arasigika ushobora gusiga umuntu amavuta uri kumva aho kugira agusiga amavuta wowe ukamusuzugura ntabwo ubuze ikibazo usuzuguye Imana iri muri we ntabwo aba ari we usuzuguye mwubahe mufate neza wirinde amagambo uvuga wirinde ibyo ukora byose umukorera kuko anytime bizakubabikira ngiye ntabwo nyine iyo unkoresha ikiganiro cyagihe yego ko byari nari sinzi ukuntu byari bimeze gusa tuzafata time tuzabigarukaho ako kari akanama mu gihe wagiraga abantu kugira ngo badapfa ibaze ko kari akanama nzadoda uzabikata kandi Dorcas uzabitegura umuntu wavuze cyangwa nsigaye ngira amagambo nsigaye mvuga ngo Dorcas uzategura Dorcas asigaye yitora hari ibintu tuzavuga n'ibyo tutazavuga yigurata nawe uzavuga Vestina nawe numa nkanjye uzavuga uragira amakavuga reka nzimye kamera pe reka nzimye kamera dure ku gitaramo n'ibidukundira uyu munsi ngewe ntababeshye twagira ngo anyways twekomeza guceceka abantu bari kureklama ngo muri hehe mubayeho mute tutabereka ukuntu mubayeho niyo mpamvu dukoze kino kiganiro bameze neza bari okay bari tayari kugira ngo bataramire muri Edmonton nta kibazo kindi gihari abategura Edmonton bari kwitegura neza cyane nabo turabashimira igihari nuko rero vuba cyane bari bo baririmbire abari muri bino bice ubundi indi mirimo igakomeza dase nibyo nta bindi nicyo cyari kituzanye ubundi sezera banduka murakoze cyane turabakunda turabishimiye Imana y'umugisha amen kera karimbo Vestina umwana asigaye yitonda mane barimo imyaka sinzi imyaka yawe urimo yo kwitonda bayirenze yo kwitonda ntabwo ari imyaka yo kwitonda wagasigaye kwitonda ka Dorcas mama which is nice yeah Rega Dorcas aracyari umukobwa akeneye kurambagiza oya ntabwo witonde kugira ngo umuntu oya jya witonda nawe umubona se we ni mubi igorata umugabo we ni mubi nugira atatu ningaho uzajya uvuga ati ko umwami Imana azanabana nayo nakira n'ikindi cyane akunda kumwa ngo kwambara impeta nk'abantu mwese ngiye nyabyibagirwa pe mpora mubinyandikira ngo Vestina ngambara impeta buri munsi ntuzajya ubitekereza ngo turahura nyamba njya mbyibagirwa umunambabarire abantu byarakaje impeta yo ndayibagirwa n'ubu sinzi ngo irihe si uko navuga ngo nyine ndabyibagirwa pe si uko babiri reka mbora wambaye impeta buri munsi ibyo bivuze ngo warashatse ibyo bintu uvuze ntabwo ari byiza kwibuka kuko isi uyibagirwa ubundi ntabwo nyine nikomeze ndararejike na birabi rareje ndararejike na birabi yego biri seriye pe ntabwo ni ukuri nimukajya munyandikira ngo njya bira muri comment ndasoma comment paka zirangiye zose baba bavuga batambaye impeta mbari impeta hari umuntu wanditse ngo Vestina ngo maze kumenya ko usoma comment mujye mwandika ndazisoma kabisa gusa ikintu kimeta kwirirwa wandika n'iki byihorere rwose na hari uzajya ubona nyambaye undi ntayambaye gutyo ndabyibagirwa pe so kubabeshya none bisaba iki umuntu ajya kwibutsa cyeka ari ikintu kandi nanone sinayirara sinarajye no kuga ngo ngene noge gifite nyikuramo abo ntabwo urayimenyera uzagira uyimenyera nta kundi asaka ko kwitangira itama impeta turazibagirwa reka njye ndashonje uziganire beho nayo ituma abantu barya nk'inyamaswa bararya kabisa okay reka tugeze aho ngaho ngo Dorcas ashonje murabizi yashonje tuhita turekeraho ajye gushaka ibyarya cyangwa ujye kujya kuri telefone ndashonje aranyica
Kana nigiye wakazira tumaze kuzimya kamera. Dorcas Dore ukazimya kamera mbabwire ngo zimye kamera ngo gutuntu nikorera.